njye nakuze numva umugani bavanga iby'abapfu birirwa n'abapfu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo buri wese niyikorere umusaraba agira uti ankurikire. Niba ugeze ku rwego ufata 500 ukabiha umuntu cyangwa 50 cyangwa se 5 ngo genda ujye kunsengera, wowe ukabyikorera ku giti cyawe, wowe ukajya kuryama. None se wagipfuwe, uwo muntu yariye uramurenganyiriza. Ugomba kwikorera umusaraba wawe ugakurikira Yesu. Banza ugende uzisenye, banza ugende uzirimbure, usenye karande zo mu muryango we wanyu, usenye ibintu by'ababase, usenye umwuka w'ubusinzi, usenye umwuka wo kubuyera, usenye iyo myuka yose, kuko ugomba guhera mu nzu y'iwanyu y'iwanyu. Ntabwo ushobora gusenya ibicaniro cyangwa se ibitambiro byo mu zindi nzu utari wasenya ibyo mu nzu y'iwanyu. Tugomba kugira imbaraga zo mu mwuka, kandi hari abantu bafite imbaraga zo mu mwuka. Ndakubwiza ukuri, wenda hari abandi b'ibisambo, ariko hari abakozi b'Imana bafite imbaraga zo mu mwuka. Ushobora kugusengera ibintu byawe bikagira ute bigahinduka kuri uwo munsi gusa wasengera, ubuzima bwawe bukama buhinduka. Rero tugomba kugira imbaraga zo mu mwuka, kandi tukamenya yuko ibintu byose biri spiritual. Watangiye urusengero umaze imyaka 7 ufite abakristo 3, ukibwira yuko ikibazo ari wowe. Muraho Noah? Yego turashima Imana bwana Tony. Amakuru y'iminsi? Amakuru tumeze neza. Dusuhuje n'abandi badukurikiye, nawe watangira ubasuhuza. Ndabasuje cyane mwese mudukurikiye aho muri hose ku mpande zigize isi, abari muri Afurika, abari Burayi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya. Turabashimira kuba mudukurikira, kandi comment muduha rwose ziratunyura, turabashimira cyane rwose. Abadukurikiye bagira amahoro y'Imana, kandi badukorere subscribe kuri iyi channel ya Noah Talk TV rwose, kuko turazikeneye. Subscribe ni ingenzi. Iyo uduhaye subscribe bidufasha kugira ngo ubutumwa cyangwa se ibyo tuvuga birusheho kugera ku bantu benshi cyane, kuko iyo usubscribinze bituma YouTube boosting ibiganiro byacu bikajya biragaragara, noneho tugakurikirwa n'abantu benshi. Ubuduhaye umusada n'umusanzu mu kudufasha kugeza ubutumwa bwacu ku bantu benshi batandukanye. Wanyuzwe n'ibyo dukora rwose, wakandaho hasi ku mutuku kuri subscribe kugira ngo tujye turarushaho kugera ku bantu benshi. Murakoze cyane. None mwaduteguriye iki uyu munsi Noah? Uyu munsi twateguye icyo bita life is a spiritual. Ni ijambo ry'Imana. Ndumva twabanza tugasenga kugira ngo twinjire mu mwanya wo kurivuga turi kumwe n'Uwiteka. Mana turagushimye, Mana ishobora byose, tugushimiye kuri Mana yumva gusenga. Tuje imbere y'ubwiza bw'amaso yawe. Reka buri wese uri butegere amatwi kino kiganiro, n'uzacyumva mu kindi gihe Uwiteka azayishurirwe n'imbaraga z'umwuka wawe wera, kandi arushaho gusobanukirwa no kumenya byose bizabe ku bushake bwawe, kubw'ineza n'urukundo byawe. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ngaho umwanya n'uwawe Noah. Sasa ku cyitwa life is spiritual, ubuzima ni mu mwuka, nagusaba kugira ngo dusomere mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 3. Yego. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 3 haravuga ngo Heburayo 11 umurongo wa 3 haravuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nukuri nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Ndashaka kugira ngo twibande kuri ako kantu, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Nukuvuga ngo life is a spiritual, ubuzima ni umwuka, kubera yuko ibyo tubona hano mu isi byaremwe biturutse mu by'urute mu bitagaragara. Abarokore benshi ibintu bitubaho tukabifata nk'ibisanzwe, tukumva ko byari bikwiriye kubaho, ariko life is a spiritual, ubuzima ni umwuka. Niyo mpamvu bavuze ngo ibi tubona byose biri ku isi byaremwe biturutse mu bitagaragara. Urabona twari turi kuvuga ku bushize ku cyo bita vision. Vision kiba ari igitekerezo, ni ibintu biba bitagaragara. Aya mazu yose ubona, zima modoka zose ubona, indege ubona ziguruka, zose zahereye mu bitekerezo by'abantu bitagaragaraga,
birangije bijya ku isi biragaragara. Rero ibyo tubona byose byaturutse mu bitagaragara. Hari bimwe mu bintu bibaho ku buzima bw'umwana w'umuntu, rimwe na rimwe akumva ko ariko bigomba kugenda, yaba imigisha, yaba imivumo, cyangwa se yaba ibintu bitandukanye bicarenjinga ubuzima bwe, akavuga ati niko byakabaye bigenda. Ariko ndakumenyesha ko uyu munsi wa none ugomba gusobanukirwa ko ibintu tubona hano mu buzima biva mu bitagaragara. Buriya abantu Tony, abantu cyane cyane b'abarozi nibo basobanukiwe iyo concept, nibo bazi neza ibyo bintu. Ngo umurozi ashobora kuvuga ngo ku cyumweru cyangwa se mu cyumweru gitaha uzahuma, kandi akaba ari seri kuzahuma, kubera ko azi neza ko ibyo tubona muri buno buzima hari ikindi kirere bigira ute bitegurirwamo. Ngo mu kirere habayo imyuka itandukanye, cyangwa se ku isi hari imyuka itandukanye, imyuka myiza n'imyuka mibi, cyangwa se umwuka w'Uwiteka n'imyuka ya Satani. Niyo mpamvu abarozi bakora, niyo mpamvu baroga, ariko umuntu ntabashe gusobanukirwa icyo kirere. Reka dutangire tuvuga ku cyo bita generation curses cyangwa se generation issues, ibibazo biba mu miryango ariko bigendeye ku ruhererekane rw'imiryango, rw'amasekuru. Wamfasha ukadusomera muri Samweli wa kabiri 12, turahera ku murongo wa 10 tugere ku wa 14, bivuga ku nkuru za Dawidi amajije gucumura. Samweli wa kabiri 12, umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 14. Samweli wa kabiri 12, umurongo wa 10 kugera ku wa 14. kugeza ku wa 14. Ndahageze, dusome. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'Umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze ati umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba mbahe umuturanyi wawe aryamane nabo ku itangaza ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose. Izuba riva. Uwiteka tubabarire. Dawidi yari yasizwe amavuta, aza gucumura ku Uwiteka, acyura umugore wa Uriya. Umuhanuzi Natani Imana iramutuma ajya kwa Dawidi, arangije amubwira iby'icyaha yakoze. Imana imubwira n'ibizamubaho, kubera ko cyari icyaha yakoze kandi cyagombaga kuzakurikirana urubyaro rwe. Yamubwiye ngo inkota ntabwo izava mu rugo rwawe, kandi abagore bawe, umugore wawe nzamuha umuturanyi wawe. Abakurikirana zino nkuru, hari umwana bitaga Amunoni, yakinze mushiki we Tamari amufata ku ngufu. Ntekereza ko iyo nkuru yize. Ubusambanyi, ni ukuvuga ngo ubusambanyi butangira kuza mu muryango wa Dawidi. Na Abusalomu nawe agambirira kwiba ingoma ya se, agandisha abantu, agandisha abatambyi, agandisha abajenerali mu gisirikare. Ibyo byose bimaze kubaho, baravuga ati ibyo uri gukora twari gukiranuka, turi kuza akaduhunga. Fata abagore be ubasambanyirize ku gasozi. Ijambo ry'Imana rirasohora kuri Dawidi. Niba Imana itarababariye Dawidi, yarasizwe amavuta, we wumva mwene Kazagwa cyangwa mwene Karori ari weho Imana izarekera aho ngaho? Hari nk'ukuntu umuntu yibaza, ugasanga nk'umuntu afite irari ridashira muri we, irari riteye ubwoba, wakibwira ko ari ibintu bisanzwe bigenda bimubaho. Ariko niba ko yarashatse abagore 4 cyangwa se 5, urambwira ko wowe ari iki kizatuma utamera nka we? Kandi hari imivumo igenda isimburanya ibisekuriho ibindi. Ugasanga umwana w'umukobwa nyina yamubyariye iwabo ku myaka 18, nawe ku myaka 18 akabyara undi mwana iwabo. Abantu bakumva ko ari ibintu bigize bisanzwe. Umuntu akumva ko ni ubuzima, niko bimeze, niko byagenze. Nyina yarasenye cyangwa se yarasenye, nawe uyu munsi ari mu ngorane zo kunyura muri divorce. Akumva ko bisanzwe, akumva ko ari ikintu cyagagombye kubaho, akumva ko ari nta ngorane. Ariko ndakumenyesha ko life is spiritual. Ubuzima ni iki? Ni umwuka. Ibyo usuzugura byabanje kuremwa mu kirere cy'umwuka.
Daniyeli yarasenze, Imana iramubwira ngo ku munsi wa kabiri twaragusubije, ngo ariko umudayimoni cyangwa se umwami w'ubuperesi yatangiye iki? Ibisubizo byawe. Bivuga ngo ikibazo cyabaye mu isi y'iki? Y'umwuka. Ibaze nka kiriya gihe Yobu yarwaraga biriya bishute, amerewe kuriya, abana bamushizeho n'ibiki byose. Yobu ntabwo yari afite amakuru y'uko mu ijuru Imana yaganiriye nande? Na Satani. Ariko byari byabaye. Bivuga ngo mu isi y'umwuka, tonumva nkubwire, sinibwira yuko kubaho umuntu agakora kuva ku myaka 20 akagera indi myaka 30 ari umutindi ari ikintu kiri aho ngaho gisanzwe. biba byateguriwe mu mwuka buriya, kubera yuko hari n'abakora gake cyane gusumbya abandi ukabona barahiriwe, ariko kuba kudasobanukirwa ko ikibazo kiri mu isi y'umwuka. Hari umugabo nzi wabo bari abakene cyane, agize gutya agiye gukira, Satani amwongoza kubaka inzu ya rukarakara ya etaje ya rukarakara kandi uzi etaje igomba kuba biyigize, birumvikana yarahiriwe. Ugasanga umuntu afite generational issues y'amakasis y'ibintu bimugoye, ariko we ntasobanukirwe yuko ari ikibazo gikomeye ku buzima bwe. Si byumvikana? Icyo kintu yo cya generation curses ni ikintu gikomeye cyane. Sinibaza ko ari umugambi w'Imana ko yategura umwana w'umukobwa ngo arinde agira imyaka 38 atari yabona umugabo. Endemera ko Imana ishobora gutegura umuntu hari impamvu runaka, ariko niba atari impamvu z'Imana yo gutegura kugira ngo wenda uzagira icyo bacyo, sinzi impamvu wagira imyaka 42 warabuze umugabo, keretse yo gutegura kuzahira ku butegetsi bw'abayatora muri Iran. Kuko ntabwo ari ibintu bisanzwe ko umuntu ashobora kugeza imyaka 28, 38, 40 yarabuze uwo babana kandi ntasobanukirwe ko ikibazo gishobora kuba kiri kubera ye mu mwuka. hari abantu rwose atega imodoka ikamusiga n'ubundi yagiyemo igakora impanuka, kandi niyo yamusize nawe yakoze impanuka, kubera iki kibazo kiri mu mwuka. Rero tugomba kubisobanukirwa, ngo ugasanga umuntu afite intambara. Ndakubwiza ukuri ko iyo wabyawe n'ababyeyi basenze, hari intambara baba bararwanye ku buzima bwawe utajya gusubiramo. Mu gihe umuntu we utarigeze usenga, utarigeze ukizwa, utazi Imana, aba agiye guhera kuri zero. Hari ibitero bitera ababyeyi bitazasubira ku bana, kuko ababyeyi bagize ute? Babinesheje. Tujye tuvuga ku cyo bita noneho generation issues, aho abantu babona umugisha uvuye ku byo ababyeyi bakoze. Niyo twahera kuri Dawidi. Hari umwana we bitaga Yerobowamu, ingoma yagiye gusenyuka, Salomo Imana avuga ati nakabaye ndimbura ingoma yawe, ariko nzayirimbura ku mwana wawe kuri Salomo nagiranye nande? Na Dawidi. Imugezeho nabwo ibwira Yerobowamu avuga ngo nakabaye nkunyaga Isirayeli yose, ariko kuko isezerano nagiranye na sko Dawidi urasigarana imiryango ingahe? 2. Ibintu rero tubona hano mu isi bihera mbere na mbere mu mwuka. Rero ugomba kurinda umwuka wawe. Ugasanga uzakunda kubibona, ni ibintu nawe uzabireba. Abana b'imfura inshuro nyinshi bavuka bigoranye, icyo ni icyambere, kandi ubwana bwabo bukagorana cyane. Ushobora kubaza ngo wayi Satani mu isi y'umwuka baguteze. Ikintu cyambere Satani arwanya ni ukororoka k'umuntu. Rero imbaraga ze zose azishira kuri uwo mwana w'imfura. Niyo mpamvu ubona bahura n'ingorane, bahura n'ibigeragezo. Nawe ushobora kuba uri kunyura mu bibazo bikuremereye, wowe nkurikiye ushobora kuba uri kunyura mu bibazo, ngaho icyo ukoze cyose kirahomba, ngaho icyo utangije cyose umusinga wose utangize urapfa, ukibwira ko ni ibintu bigize ute? Bisanzwe. Ariko life is a spirit. Mu mwuka ikintu kimbabaza nuko bino bintu abantu babisobanukiwe cyane ari abarozi. Umurozi aba ari seriye ku byo yavuze, aba azi neza ko ijambo ari bwature riri bukora. Ariko twebwe abarokore, twebwe abakristo, ugasanga twebwe nta kintu tubiziho. There is no clue. Twebwe turaho gusa, ibije byose intambara zikaza, ukabona mu rugo biragenda nabi, business irapfa, ibindi birangirika, ibindi birasenyuka, urajya kwiga ibyawe byose biraribwa n'inzige, ukibwira ko ari ibintu bisanzwe, ariko ibintu biri gupfira ye mu mwuka. Rero life is a spirit. Ngo ubuzima ni iki? Ni umwuka. Ntabwo ntekereza yuko umuntu ashobora kubaho ateseka. Imana, hari ukuntu uhura n'umuntu akavuga ngo ndacyari mu butayu, ariko Imana yanyujije abantu mu butayu bajyanye i Kanani bafite n'iryo sezerano. Ese wowe uri shuwa yuko ibyo bintu urimo ari ubutayu, cyangwa n'imbaraga z'imyuka zakuzinze?
hari ukuntu umuntu avuka akiri n'akana ugasanga abantu batangiye kumwaturaho imivumo, umuntu akabwira undi ngo ntabwo uzikamira amata habe n'ay'umuyenzi. Yego. Mu isi y'umwuka iryo jambo rikagira ute? Bikarema. Ndakubwiza ukuri ko ari umupasiteri mu buryo bw'umwuka. Hari umuntu ushobora guhagarara aho ukorera ku iduka ryawe bukirirwa ugacuruza ibintu byinshi cyane, cyangwa se inzoza zigafunguka. Hari aritari ushobora kuryamaho, iyi twita uruhimbi, warabuze urubyaro rukaboneka. Hari ingero nyinshi. Hari umuntu mushobora guhura mwahura ubuzima bwawe ntibwongere kuba nk'ukuri. Kubera iki? Afite connection no mu isi yo mu mwuka. Mu isi yo mu mwuka Pawulo igicucu cye cyakizaga abantu. Igicucu umuntu gikozeho, igitambaro cye iyo hanaguza umuntu gikozeho agakira, kubera ko ibintu bihera ki mu isi yo mu mwuka. Isi y'umwuka rero ni ikintu gikomeye. Isi y'umwuka ni ikintu gitangaje. Ntukabone hari ukuntu intambara ziza abantu bagashakira ibisubizo aho bitari, umuntu agatangira kujya ahandi hantu, kandi ikibazo cya mbere cyahereye mu mwuka. Rero niba intambara zije, making sure ko ikibazo kitari mu mwuka. Mu rugo rwawe ufite intambara, uri kunyura mu bihe bya divorce, ugasanga umuntu ni umwana w'umukobwa Tony, umuntu ahubwo akamutereta, bakagira igihe cyo gukora ubukwe, bagera mu murenge umwe agahita yikata, bikaba kuri umwe bikaba kuri babiri. Byari n'uwo twahuriye hano, arambwira ati njyewe nashatse umugabo w'umusaza kubera ko nari maje gupfusha ubukwe inshuro 3. Ntabwo ari ikintu kiba gisanzwe, ni ibintu bipfira hehe? Mu mwuka niho ibintu byose bigira ute bipfira. Rero tugomba kugira imbaraga zo mu mwuka, kandi hari abantu bafite imbaraga zo mu mwuka. Ndakubwiza ukuri, wenda hari abandi b'ibisambo, ariko hari abakozi b'Imana bafite imbaraga zo mu mwuka. Ushobora kugusengera ibintu byawe bikagira ute bigahinduka kuri uwo munsi gusa wasengera, ubuzima bwawe bukama buhinduka. Rero tugomba kugira imbaraga zo mu mwuka, kandi tukamenya yuko ibintu byose biri spiritual. Watangiye urusengero umaze imyaka 7 ufite abakristo 3, ukibwira yuko ikibazo ari wowe, ikibazo yemwe kabone n'umuntu utazi kuvuga ijambo ry'Imana ashobora gutangira urusengero n'urujya abakristo bantu, ariko ikibazo kigasanga kiri hehe? Urusengero rutangiye buri mwaka rwasenye, ikibazo kiri hehe? Ariko ugasanga dushakira ibibazo mu bwenge bwacu, mu bitekerezo byacu, ariko buri kibazo kiba kiri hehe? Kiri mu mwuka. We imagine kuvukana n'abakobwa 4, 3 muri bo bakamaje gutererwa inda iwanyu, ukibwira ko ari ibintu biri normal, ati ni nomo, ariko ikibazo kiri hehe? Mu mwuka. Rero tugomba kumenya imbaraga zihishe mu gusobanukirwa ibijyanye n'umwuka, kandi satani niwe adushoborera. We ibintu bikubaho ugacuruza, hari umuntu ushobora kuva hano, turugero umuntu ushobora kubanyaho akajya kugura ikintu Kimironko, yabura uwo mucuruzi akongera agataha. Ushobora kwibaza, kandi abacuruzi bakamubwira ati natwe ducuruza nk'ibyo acuruza, ni inkweto acuruza turazifite, ati oya, ati nzagaruka. Utekereza ko ari ikintu gisanzwe? Ntabwo ari ikintu gipfa kwikora, biva kuko uwo muntu mu kirere cy'umwuka uwo muntu afite. Ushobora kuvuga ati afata abakiriya neza, wese ubafata neza, imyaka yose 3 maze ukora wageze kuki ko nta mpinduka zagaragaye? Ni uko ikibazo kiri hehe? Uretse Imana, ntabwo Imana y'ubwayo yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si ibibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbaremo umutima kandi ngize ute ndabakunda bizaba. Rero Imana ntabwo yakuremeye ikintu kibi. Niba uri born again Christian, ko waravutse bwa kabiri, Imana ntiyakuremeye ikintu kibi. Ugomba kumenya ko ibintu byose bipfira hehe? Mu mwuka. Mfite ikibazo haho, nabanje ndakureka utugezaho ubutumwa kugira ngo nze kukubaza ibibazo nyuma. Nk'umuntu ubona ikibazo cya karande cy'ibintu atagizemo uruhare biri kugenda bibaho, ese we hari ibintu yakora iyo karande akayica we ntibimugereho, mbese akayicamo abo agatangira gushya cyane? Ibyo bintu arabica rwose. Ndatekereza ari mu gitabo cy'Abakorinto ibice bya 5 mu 25 ahavuga ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo, sema amen, aba ahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera yabigize ute? Yabishize, dore rwose yabirangiye. Iyo umuntu ari muri Yesu Kristo, the first of all, niba ugifite generation curses zigukurikira,
Yesu Kristo amaraso ye yogejeho ibyo bintu byose. Icy'ingenzi ni ukuba muri we. Ni ngo yogejeho abari mu isi bose iyo myanda yose bakorera. Ngo Pawulo yageze kubona ngo ntabwo tugitekereza abantu dushingiye ku masekuruza yabo. Kubera iki? Iyo umuntu ari muri Yesu Kristo aba ahindutse icyaremwe kigize ute gisha. Ikindi kintu cya kabiri, ushobora gushaka abagusengera. Hari abantu bafite imbaraga z'umwuka wera, hari abantu bafite amavuta, bafite deliverance. Uribuka umudugudu wari waravumwe, Yeriko yaravumwe nande? Na Yoshuwa. Uribuka ko umugabo wagiye kuwubaka agapfusha umwana w'imfura, ibibazo bikavuka, amazi yawe akamererwa nabi. Bahamagaye umuhanuzi Elisa, arahasengera hamera neza, arakira. Nuvuga ngo hari abantu bafite imbaraga. Hari umupasiteri ushobora no kugusuhuza gutya gusa ubuzima bwawe bugahita buhinduka. Hari umuntu w'Imana ushobora kugira icyo avuga ku buzima bwawe bugahinduka. Hari umuntu ushobora gusengera bugahinduka. Rero ikintu cya mbere ugomba kuba born again Christian. Ugomba gukizwa, ugomba guhinduka, ugomba kuva mu byaha ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. The second, ugomba gushaka abantu bagusengera. Kuko hari igihe umuntu usanga ikibazo afite gifite imizi mu bisekuru cyangwa mu bikomere yagize akiri muto. Ugasanga umuntu ni umusambanyi kabombo, ariko ugasanga ikibazo byaturutse mu miryango, cyangwa se akiri muto yigeze gukorerwa ihohoterwa, cyangwa se ntiyabonye urukundo rw'umubyeyi we mu buryo buhagije. Ni ukuvuga ngo batandukanyije igitsina wabo. Niba ari umukobwa ntiyabonye urukundo rwa papa, ugasanga yirirwa mu basaza. Niba ari umuhungu ntiyabonye urukundo rwa mama, ugasanga. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose hari umuntu ushobora gusengera, yakurambikaho ikiganza, ibyo byose bikagira ute? Bikavaho. Icyo ni ikintu cya kabiri. Nyuma yo gukizwa ugomba gukora icyo ngicyo. Ikindi kintu cya gatatu aricyo cy'ingenzi, kwambara intwaro z'iki? Z'umwuka. Ese nk'abantu badukurikiye bari hanze, ahantu nenda kubona umupasiteri byamugora, we nta kuntu yaba konegita akajya mu mwuka, ibyo bintu akabicagagura, ko ntekereza ko ahari ari muri Kristo Yesu bya bintu bitaba bikiriho. Ndagira ngo nsomere mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 10. Efeso 6:10. Efeso 6:10. Ndahageze gatoya. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana. Mwambara intwaro zose z'iki? Z'Imana. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Ntabwo twebwe dukirana n'umuntu n'undi. Ahubwo dukirana n'abatware. Dukirana n'abatware. N'abafite ubushobozi. N'abategeka iyi si y'umwijima. N'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Umuntu yarakijijwe ari mu gihugu cy'amahanga. Ikintu cya mbere icyo dukoresha ni imbaraga z'umwuka. Hari umuvugabutumwa ushobora kuba uzi wagusengera, yaba ari mu kindi gihugu ushobora kubona contacts. Icyo ni icya mbere. Number 2, dukirana n'imbaraga z'imyuka yo mu kirere. Rero tugomba kwambara intwaro, ariko abantu baba bafite levels. Tubyumvikane ko iyo umuntu akijijwe uyu munsi ejo atajya kwirukana amadayimoni, kubera ko hari levels umuntu agenda ageraho bitewe n'uburyo abanye n'Imana. Intumwa zabanye na Yesu imyaka 3. Ntabwo ushobora kumarana na Yesu kandi nabwo yagiye kubasiga harimo abagifite ubwoba. Ntabwo ushobora kumarana na Yesu umunsi umwe. Impamvu tuvuga ngo gusengerwa, ubundi iyo gihuye na cases cyangwa se n'umwaku cyangwa se ukavumwa, hari igihe bisaba kugira ngo usengerwe n'umuntu uri ku rugero rurenze cyangwa se ruri munsi y'umuntu wakuvumye. Urugero rurenze cyangwa se rungana n'urw'umuntu wakuvumye. Urugero, Yeriko ntabwo yigeze ihumanurwa na Eliya, kuko Eliya yari ku kigero nk'icya Mose. Yeriko byarindiye Elisa wari ufite imigabane 2, uwa Eliya n'uwe, nk'uko Joshua yari afite umugabane we n'uwa Mose. Bisa ko rero hari imivumo ukurwaho nuko wasengewe. Rero uzashaka umuntu ugusengera
ushobora kuvuga ngo birakugoye nyine, hari icyiza cyoroha, uzakora uko ushoboye ushaka ko wabigeraho. Gusa ikiriho ni ukuzirikana yuko life is a spiritual, ubuzima ni umwuka. Ibi tunyuramo ukabona ni ibintu bisanzwe, ukumva ko bisanzwe, ndetse ukiga kubana nabyo. Menya ko mu mwuka bishobora gucika. Izo ngeso zakunaniye utabasha guhindura, hari igihe ikibazo bibapfira mu mwuka. Izo ntambara ukabona wokora ibintu, uragerageza uko ushobora ariko bikagutanga imbere, ugasanga usubira inyuma, ugasanga uragwa, ugasanga, ariko ibyo byose umwuka niho bipfira. Pfukama ushaka Imana, ambara intwaro zose zo kwizera, ushakisha Uwiteka, kandi ntugafate ikintu nk'aho ari kawaida. Ugasanga umuntu agahera ikaraje waciye ukuguru, mbona naka baraguciye ngo nuko bisigaye bimeze muri no minsi. Suko bimeze, ikibazo kiri mu mwuka. Uragiye ugeze kwa muganga bagusanzemo indwara zitamenyekana, urazibyakiriye ngo niko bimeze. Suko bimeze, byapfiriye umwuka. Bene data rero, imbaraga z'umwuka wera turazikeneye. Dukeneye gushaka Imana, ukeneye abantu bagusengera. Yewe nubona kwisengera bikunaniye cyangwa warabuze uzagusengera, aho munsi harimo contact muri description, uzampamagara njye nzagusengera. Sema amen. Dushishikarire gushaka imbaraga z'umwuka kugira ngo zidukure ibyo. Ngenzi abantu benshi, umuntu agashakisha uko ashoboye kose, ugasanga aragerageza ariko ugasanga byaranze, agaca hino byaranze. Kandi ikibazo mu kirere cy'umwuka bigize ute? Ikirere kirafunze. Niba ikirere cy'umwuka gifunze, nta kintu ushobora guhindura. Noneho ushobora kwibaza uti se, mu gihe noneho nkijijwe nkaba nsenga kandi ibyo bintu ntibimveho, nakora iki? Icyo nakubwira, komeza usenga. Niba wasengaga rimwe, senga kabiri, komeza ushiremo imbaraga, komeza wongere imbaraga. Ukavuga uti mfite imivumo yavuye muri herediteri cyangwa se muri za karande z'imiryango, komeza usenge, gumya ushakishe Imana, gumya uce iyo minyururu, kuko ntabwo Satani azapfa kukureka gutyo gusa ngo ugende. Azagumya ashiremo ingufu akurwanya, agumya gushakishe, agumya kurwanye, agumya kugendeho, ariko uzakomeza ushiremo ingufu, uzakomeza upushinge, uzakomeza usenge. Nizera yuko hamwe n'Imana, Imana izagushoboza. Uzambare ziriya ntwaro zo kwizera, uzasoma ijambo ry'Imana, uzakenyera ukuri, uzasenge, uzambara agakiza. Ibyo byose bizagufasha kugira ute? Gutsinda Satani mu gihe cy'umunsi mubi kigeze. Wibifata nk'aho ari normal, ubwo buzima ubayemo wibifata nk'aho ariko bigomba kumera. Rwose mu gihe cyo mu mwuka, mu kirere cyo mu mwuka, ushobora kugira ibyo uhindura, ushobora kugira ibyo urema, ibyari biriho bigasenyuka. Rero hari umuntu ushobora kuba yaragerageje igihe kirekire, yanyuze mu bapasiteri, yanyuze mu bandi. Ahubwo icyo kibazo numvaga nshaka kukikubaza, ko hari abanyura ku bantu berekana ko ari abakozi b'Imana, aho kugira ngo ahubwo bamucire imigozi, bakagira indi bamuboheshe, cyangwa se bakagira ubundi buryo bamukomeretsa. The first of all, ikintu cya mbere, ubwirwa n'iki ko umuntu ari umukozi w'Imana? Ijambo ry'Imana rifite icyo ribivugaho. Rivuga yuko gutandukanya umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana, nubwo baba biyitirira iryo zina bose, uzamenyera ku mbuto bagize ute? Bera. That's number one. Ikindi kintu cya kabiri, utangiye kubona umukozi w'Imana hari ukuntu utubuto umubonaho. Niba umuntu yera imbuto mbi, ni umukozi w'umubi. Period. Ako kanya. Ikindi kintu cya kabiri, ijambo ry'Imana tuvuga ngo umwenda wari ukingiriza yera watabutsemo kangahe? Biwukudoderaho. Kuki umuntu akudoderaho umwe? Ese ubundi kuki wowe utagira imbaraga mu kwizera? Ni ngombwa ngo niba banigutera uhamagara abantu bagusengera, uri umuntu w'umugabo kweli? Kuki wowe utagira imbaraga mu kwizera? Ukazamura aho kugira ngo ujye urajya gushaka abantu bagusengera, kuki wowe utazamura imbaraga zawe zo gusenga? Bigusaba iki? Ni amavi nawe urayafite. Umwenda wari ukingirije yawe watabutsemo kabiri, twese twagiranye. Mwene data Tony, hari igihe abantu bavuga ngo umuntu ngo yabariye amafaranga ngo yagize uti. Ibi bintu barabirisha kubera ko umwenda barawudoda, bakakwereka ko wowe utagerayo. Nta kintu wabigenza. Njye nakuze numva umugani bavanga iby'abapfu birirwa n'abapfu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo buri wese niyikorera umusaraba, agira uti? Ankurikire. Niba ugeze ku rwego ufata 500 ukabiha umuntu cyangwa 50 cyangwa se 5, ngo genda ujye kunsengera, wowe ukabyikorera ku giti cyawe.
wowe ukajya kuryama. Okay, none se wagipfuwe, uwo muntu yariye uramurenganyiriza. Ugomba kwikorera umusaraba wawe ugakurikira Yesu. None uhisemo umushinga wo gufata ibibazo byawe ukabaha undi muntu amafaranga ngo ajye kugusengera. Mu by'ukuri Yesu umwenda w'ikigirira rero utabuyemo kabiri. Bivuze ko buri wese yagira ute yageraho. Niki kikubuza gusengera ibibazo byawe? Niki kikubuza gusengera izo za karande? Mvuze ko icyo kintu ntange ikindi cyigisho cyafasha undi muntu wari we wese. Samson Didiyoni, ntekereza ko biri mu gitabo cy'abacamanza. Didiyoni Imana imubonekera, marayika amubonekera ku mwuka wa Midiyani, nawo umwuka wa Midiyani ubaho. Ucunga umaze gukusanya udufaranga twawe, abamidiyani ngo bazamukaga bagiye kwica Ruminja. Cakire cyo umurongo mu bacamanza, ntekereza biri mu bacamanza, ntekereza ko igice cya 6 sinibuka neza. Abacamanza bageze aho ngo bakajya barasenya ibintu byabo ngo ntibabasigire na Ruminja. Ngo abamidiyani bacungaga Abisirayeli bamaze kubiba, bagiye kweza bakazamuka ngo bameze nk'amarumbo y'inzige bakarimbura ibintu byose. Gideyoni ageze aho ariheba, kugeza aho Gideyoni yasekuriraga ingano mu muvure. Umuvure bawengeramo vino wo gusekuriramo. Imana ikintu cyambere amubwira ngo genda usenye ibigirwamana byo mu nzu yande yaswa. Banza ugenda usenya ibyo bitambiro byo mu nzu y'Imana. Banza ugenda usenya izo karande z'ubusambanyi. Banza ugenda uzisenye, banza ugenda uzirimbure, usenye karande zo mu muryango w'iwanyu, usenye ibintu by'ababase, usenye umwuka w'ubusinzi, usenye umwuka wo kubuyera, usenye iyo myuka yose, kuko ugomba guhera mu nzu y'iwanyu y'iwanyu. Ntabwo ushobora gusenya ibicaniro cyangwa se ibitambiro byo mu zindi nzu utari wasenya ibyo mu nzu y'iwanyu. Rero turabashimiye cyane, reka dusoze dusenga. Turabashimiye n'ukuri bakore subscribe na share kugira ngo bakomeze kwamamaza ubutumwa. Ni ukuri. Kandi turabashimiye cyane ko mwamudukurikiye. Reka dusoza twicishe bugufi dusenga. Turagushimye Imana ishobora byose, tugushimiye kumva gusenga, tugushimiye ko abanye natwe kandi wakurikiye iki kiganiro kugeza kirangiye. Hari byinshi ari buze kunguka. Reka umwuka wawe muherekeze, reka imbaraga zawe zimutwikire, reka abantu basenye ibicaniro by'iwabo, reka abantu basenye za karande, reka imyuka mibi ive mu bantu, kandi Uwiteka tuzirikane yuko ubuzima ari umwuka. Life is a spiritual. Reka turwanye ibiturwanya muri buno buzima, reka turwanye ibitugenza muri kino gihe turimo, kandi twizeye ko Imana izatugirira neza. Tugushimiye ko wabanye natwe muri kino kiganiro, tugushimiye ko uzabana n'uzacyumva, tugushimiye ko uzamuha umugisha no gutsinda ibyamuneshaga mu buryo bwo mu mwuka, no kumesobanukirwa ko ubuzima ari umwuka, kugira ngo abashe kurwana intambara nziza, ahagara adatsinzwe ku munsi mubi. Buri Imana yumva gusenga, reka ubane n'uzacyumva kino kiganiro uwo ari we wese, kandi ubafungurire inzira mu byo bakora byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.